ukanye reka ukore ku mbarutso zabo kuko Uwiteka Imana ishoboye byose uri Imana igimanura amafishi y'ubutabazi reka umanura n'ukuri ele watayazini vokide tutayi muri mvuye Kigali naragiye Imana yamwijira ambye ati reba hari ngeze Musanze ndareba Imana yambye ngo genda ugirura mukobwa ngo nkurinze urupfu ngo mbere yo gusezerana ati nkurinze gupfa ku munsi wo gusezerana hati kandi nta minsi n'iminsi 3 ati hari kuwa kane ati kuwa gatatu nzasezerana niko yesa kubwira yaraye kuvugana n'umugabo we bari sheri we ariko babavuye kugura iki bikoresho nta nubwo nababonye nuko yanyeretse mukuru arangije bati urani mukuru wanje ati ngwino hano wumve ndamubwira ati ngewe nta feza nta zaha nuko ari Uwiteka Imana nje nari nigendeye ntago nari ariko mama ruro nje kuntu Imana igukoresha rimwe na rimwe ntaga kuvanga ngo Imana idashoboye ahubwo kuntu Imana igukoresha rimwe na rimwe hari ukuntu numva njye bindeze ngumva ari ibintu biri kuzamuka mu mubiri wanjye nkumva nk'ukuntu Imana ibigukoresheje naragenda bimubwira ndamubwira ati rero itondere ariko uvugira kuri telefone ndavuga ati ariye yananca n'amazi ndavuga ati ndiruhiye ndigenda Imana yambye ati ntabwo urarengaho barakwiba nutanumikira nimve iyo nari ngiye muri kariyeri ninuzura umwuka ndi kuza abari kubona ndi gutitira urukutitira he gurite mu Musanze ntago bibaho ari umuntu wamamagaye angije ndamubwira ibyo ngo nayenze kari sika mama ndiko yiza kubwira ngo mbabarira n'Imana imbabarire wazi ko nisikama oya mbwira byatangiye byose na Nyabugogo na hanuriye abantu angije ndabwati rero ngiye no gusara ngo na Nyabugogo na hanuriye abantu imanza ndafata Imana nawe sinzi pe urumva none rero kubyira Imana nananiwe bazi ukureba kandi bani mu David ni mikoro iyimfashe ya mbere ishuri nta kintu Imana itazana gatari ishuri ry'umuntu by'agaciro gakomeye kuduhitamo no kuri Gonarike Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ngiye nitwa David ngiye mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus turafite umuntu w'Imana umuhanuzi w'Imana umwana w'Imana ikiruta byose akunda Imana n'abantu we tugiye kuganira nawe ubu ngubu nicare mu karere ka Burera rwose nitegeye ikirunga cya Muhabura nice mu murenge wa Cyanika ahantu hazwi nko mu Kidaho kwa Julienne abantu bahamenyereye cyane nimubona hano hantu twicaye mumenye ko ari ahantu dukunze kuganira naje kumusura twicaye we mu rugo twaje kumusanga tuganire ku mirimo y'Imana ibitangaza by'Imana mwabantu mureke twikorera Imana tukihari nkuko nagiye mbabwira kenshi kagiye gatandukanye ko gukurikira umwami Yesu abatari ibintu byoroshye bayisaba kugira ngo ufate umwanya wawe ugende ibintu bimwe na bimwe usiga ndetse na rimwe ureke n'ibintu bimwe wabonaga ko byakubera byiza muri iyi si ariko wogaranira gukurikira ubwami bw'ijuru ibya hano mu isi byakubera byiza ukabyirengagiza ugakurikira ubwami bw'ijuru hanyuma ntabatindeye cyane reka nakire umuhanuzi wacu Imana iri kugenda ikoresha mu bihe nk'ibi mu bihe bigoranye ikamukoresha imirimo n'ibitangazo Julie Karame ndakwakiriye murakoze cyane turabyishimiye tuzi ko tubanza gusenga tukiragiza Imana banza dushyira imbere y'Imana mbone mvuga ibyo mbona Mana nziza Mana murengezi wacu mutanga bugingo nyiri ubutungane turagushimye amen tugushimiye ku bwaya masaho tugejeje tugushimiye ko waturinze tugushimiye Kristo ko wadutandukanyije n'urupfu n'ukuri wakinze amarembo y'urupfu shimwa kandi ushirwe hejuru uracyari Uwiteka Imana turacyakurindiriye duhagaze ku munara turindiriye icyo tubwira kandi duhagaze aho tureba ukatumenya aho tureba ukatwishimira reka amaraso yawe atweze kandi atwoza tuboneze nkwetse bino biganiro tugiye kuganira byezwe nawe imbaraga zacu zibure haboneka izawe niko nkunda kukubwira kuko ari wowe ufite imbaraga zisumba abatware bo ku isi uri Uwiteka Imana hejuru y'abami n'abakomeye n'abategetsi uri hejuru ya byose turacakurindiriye kuko uri umugabo mwiza umugabo n'ukuri ugirana n'abantu amasezerano akayasohoza n'ukuri rurangiza rwa burundu tukiri imbere z'ubwiza bwawe amaraso yawe n'ubuntu no gukomera bibana natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen hanyuma nongeye kugwikaza na karabano kuri Gonarike Plus
ariko reka banze ntange itangazo ku bantu badukurikiye. Iyo tusoje gukorana n'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, turamubwira akadusigira nimero ye. Nababwira iki ku bantu baba bifuza gusengana nawe, ku bantu baba bifuza kuganira nawe, abantu bashaka kumenya amakuru yabo y'ahazaza cyangwa se amakuru yabo y'iminsi barimo, ni karibu mwaza kumuhamagara. Nasanze kino kintu kukivuga mbere ari byo byiza. Nabonye abantu bamwe badakurikira ikiganiro cyose bakagisoza, barangiza bakagenda bansaba nimero y'umukozi w'Imana mba natumiye. Ariko reka mbibiri ibanga, njye nta mukozi w'Imana ntumira hano ngo ngende atampaye nimero yiwe kugira ngo abamubona, abamukenera babye bamubona byoroshye. Hanyuma ikindi, niba ugenda ukunda ibiganiro tugenda tukugeza, icyo twagushishikariza ni ugukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere, ujye ukurikirana ivugabutumwa ryose twasize cyangwa se umukozi w'Imana twaganire nawe, ujye umubona mu ba mbere. Cyane ko ngiye nkora ivugabutumwa rigiye ritandukanye, mu mijyi nkorerayo, mu cyaro nkorerayo. Njye navuze nk'ahantu uzasanga umukozi w'Imana, ahantu hose nzagenda mpagira, nkane nawe ku mirimo y'Imana, nkane nawe ku bitangaza by'Imana, uko Imana izajya igenda inshoboza. Rero ukize no wakora subscribe. Nanone ufite inshuti yawe ukunda ukamusangiza kino kiganiro kugira ngo nawe akurikira ibintu byiza cyangwa se akurikira ijambo ry'Imana ngo yumve Imana bundi bushyashya. Bivuze ngo bino biganiro dukora ni ikiganiro usangiza inshuti yawe ukunda, wa muntu wifuza ko yakumva ibintu byiza. Iki kiganiro ushaka wakimusharinga, inshuti zawe zose ufite wakibahereza ukakibasangiza, ibyo bikaba byiza. Kandi natwe mudushyireho inkunga mu buryo bumwe cyangwa se mu buryo bundi, ubushyigikiye umurimo w'Imana. Hanyuma Julie, Karame, nongeye kukwakira kuri Gonareke Plus. Ndabyishimiye cyane. Hano iwacu mu Kidaho. Hano iwacu mu Kidaho. Niho hantu wamushakira. Niho yituriye twicewe mu rugo. Yego. Hanyuma Julie, wambaye neza. Murakoze cyane. Wambaye neza. Reka ibino bintu bivuge, wambaye neza pe. Murakoze. Wambaye nk'abarokore. Yego, nubundi ndiwe. Wenyine kuvuga ngo wambaye nk'abarokore, nyine ukuntu abarokore basanzwe bazwi ukuntu bambara. Kwambara ukikwiza, ukambara ibintu bitagufashe binini, ariko nanone ufite akantu kaga fashion keza rwose, kaga fashion keza. Nkurikije njye nagira ngo wenda ninuza wafashe utebeza munsi, ariko bishobora kuba bifatanye iyo kanzu ari kanzu. Ninuza n'ijipo n'agashati. Ni ijipo n'agashati, njye nagize ngo ni ikanzu. Ariko ni byiza we. Ni byiza abantu bazagushake bakubaza hano wakoresheje ibyo bintu. Uwo muntu wakoresheje ako ka fashion cyangwa se ako ka model ni keza. Bazakubaze ku bantu bashaka kwambara bakikizo bakamera neza. Hanyuma umeze ute? Meze neza, ndashima Imana. Umurimo w'Imana njya kenshi mba nivugira umurimo w'Imana. Akenshi nivugira umurimo w'Imana kuko mukanye tusazo kuba tuganeho gatoya. Turigiye kwivuga ku jambo ry'Imana. Umurimo w'Imana uhagaze ute muri iyi minsi? Umurimo w'Imana nakubwira ko uhagaze neza, ivuga butumwa. Muri make rihagaze neza. Yego. Ariko abantu muri iyi minsi nuko abantu batamenya iminsi turi kwerekezamo, ni cyagiye cyo kubura ijambo ry'Imana. Ubundi ijambo ry'Imana David rizaba ingume. Ijwi ry'Uwiteka rizaba ingume, abantu barishaka bari buri. Ugize amahirwe ukabona umuhanuzi ufite mwuka wera, urushaka umukomereho. Kandi sinzi ubuhanuzi buretse gutambuka mu minsi yashize bavuga ati umuhanuzi agiye gukenerwa. Gukenerwa gusa? Agiye gukenerwa umuhanuzi, agiye gushakwa, agiye kuzashakwa n'uwo hanze ku buryo yataga akaza kureba umuhanuzi. Kuko ijambo ry'Imana rigiye kuba ingumi. Rigiye kuba ingumi abantu nuko batabibona. Nanjye iyo tangazo ndaritambukije rizaba ingumi. Nawe ufite ubwo buhanuzi. Ahubwo ufite mwuka wera amukomereho. Amukomereho ntamukoresha izindi nzira zitakwiriye. Avugishijwe n'Uwiteka kuko umuhanuzi agiye gushakishwa. Umuhanuzi ibyo agiye gushakishwa, kandi umuhanuzi azaba imari nuko abantu bamwe batabyumva. Hanyuma Julie, nike kintu Imana ikora ukabona kiragutunguye? Niwe buryo bw'Imana bugutungura yiri gukora ibitangaza? Imana yo mu ijuru ikuntu intungura. Hari igihe bavuga ngo uzapfa nta kintu wigejejeho, Imana ikakikugezaho. Kuko ni benshi babitubwiye. Ni benshi babitubwiye ngo tuzapfa nta kintu twimariye. Nese ubu nta kintu nimariye. Umuntu ararebwa n'isi yose ubu nta kintu nimariye. Kandi wabimbwiye nta nubwo yayagira. Impamvu usetse abantu njye maze ibisi ndi kugendana ijambo rivuga ngo twige, abantu bumva ibiganiro byose ndi gukora muri iyi minsi. Aka kantu ntabwo ndi kukabura. Turebe, twumve, ariko tunige. Urumva? Impamvu uvuze ibyo, umuntu umwe bamubwiye ati nta kintu uzigezaho. Arangije avuga ati ntacyo nzigezaho, ati ntawe uzigeza pe. Nanjye barabimbwiye. Arangije abavuye aho nk'uko wava hano.
ukagera hariya mu cyane ukahita posting uri ku mupaka ko mwavuze ngo ntaho nzigeza ahangaha ni hengeze nishi mumbwire uzise reka nkubwire hari abaduciriyeho iteka baravuga ngo tuzapfa nta kintu twimariye maze ubu nta kintu nimariye koko kandi n'uwabimbwiye nta nubwo yayagira no kuri TikTok kandi ariyo abantu bose bajyaho ariko njye mba ndakenerwa n'abantu abapasiteri abahe n'abahe mbese nta kintu nigejejeho birumvikana se urebye ibintu byacu Imana yonyine nigira icyo itumarira n'abana b'abantu nta kintu batumarira gusa nk'abantu badukurikiye hano bari abantu benshi badukurikiye abantu babwiye ngo ntacyo muzigezaho ntibahumure muhumure ntibahumure Imana yonyine nigira icyo ikugezaho hari n'umuntu wabivuze neza arangije avuga ati birababaje kubona usoza umwaka nta kintu na kimwe wigejejeho ku buryo ngo byakunane no kuba wahindura igitanda cyawe niba waryamaga ureba ruguru ukaryama ureba hepfo byibura bikavuga ko umwaka upfuye hari ikintu wagezeho ariko Yesu we ariko nyine ntangarije abantu ngo mukomere mushikame iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira yego ubona abantu niho baguye stress nzi bibona nk'umuhanuzi ndabibona cyane abantu aho niho baguye umuntu aca mu butayi igihe kirekire Imana ikamubwira ati humura uzabona umugabo imyaka 20 ikagera tuzabona umugabo 25 uzabona umugabo 30 uzabona umugabo 35 birazamubona ku mwaka wa 37 36 akahita yicira inzu akavuga ati byaratinze kandi 37 habura umwaka umwe gusa agahita baterekana ibyariye n'ubundi Imana yarambeshye ahantu abantu bagize kandi yarihanganye rero niyo mpamvu bazaniye ijambo rivuga ngo iyo urugamba rukomeye David uzi ko niyo umuntu agiye gutabarwa ari ikigeragezo kizaga kandi ishuri rya nyuma kugira ngo utabarwe ryaguhitana cyangwa rikagukiza ishuri rya nyuma umuntu Imana ikamubwira ati nzaguha urubyaro abana n'umugabo umwaka wa mbere ugashira wa kabiri wa gatatu wa gatanu gutyo gatandatu karindwi ku mwaka wa 8 bw'Imana izamuha umwana umwaka wa karindwi wa 8 waburi gutangira akahita avuga ati reka umugabo wanjye inyuma nicinzira byaranze abantu aho niho tuguye aho niho abantu baguriye mu butayi kandi mu butayi nta cyiza kibaye mu butayi umuntu ugasanga yarasenze akavuga ati genda senge nageze kuki kuko Imana yambwiye ibintu byinshi hariho n'umuririmbyi waririmbye ngo ikinteye kukwandikira Israel mbonye ngo ndagira ngo nkwibutsa isezerano twagiranye igihe dutangira uru rugendo ngiyo ugeze ahakomeye ngo wibagirwa ko turi kumwe ngo wagira naho woroheje ngo ukibagirwa ko turi kumwe ngo mbese reka nkwibarize ngo mbese uzongera imbaraga mu gihe uzaba utegereje isezerano ngo kuko ndabizi neza ngo bibabaza umutima kumara iminsi uhamagara ntiwikiriza ngo kandi ndabizi neza ngo binezeza umutima kumara iminsi ngo bibabaza umutima ngo binezeza umutima kumara iminsi uhamagara ukikirizwa urukumva ako kantu ngo mbese ngo igihe uzaba wujurije isezerano uzakomeza mu murimo igihe mbese uzaba usogerejwe isezerano zaba yasohoza ngo mbese ngo reka nkwibarize ngo kuko ndabizi neza ngo iyo uhamagaye David uzareba ugiye nko ku gipangu cy'umuntu ugakomanga gutya urangiza ukagira ute ugahagarara ku ruhande n'ubona umuntu uza kugufungurira uzi ukuntu babaraga none n'imvura yarangiza ikakunyagira ku rupangu uzi ukuntu babaraga niyo yaba ari iwawe uzi ko hari abantu basuzuguraga ejo bundi mvuye i Kigali naragiye Imana yamwijije ambwira ati reba hariya ngeze i Musanze ndareba Imana yambwira ngo genda ugire uriya mukobwa ngo nkurinze urupfu ngo mbere yo gusezerana ati nkurinze gupfa k'umunsi wo gusezerana kandi nta minsi ni iminsi 3 ati hari kuwa 4 ati kuwa 6 nzasezerana niko yahise akubwira yaraye kuvugana n'umugabo we bari sheri we ariko baba bavuye kugura iki bikoresho nta nubwo nababonye nuko yanyeretse mukuru arangije bati urani mukuru wanje ati ngwino hano wumve ndamubwira ati ngewe nta feza nta zahabu ye nuko ari Uwiteka Imana nje nari nigendeye nenge ahubwo nenge muri kariyeri we agiye mu modoka nimba yarateze igisenyi yaragukatisha utamuzi ntago nari ariko mama ruro nje kuntu Imana igukoresha rimwe na rimwe ntaga kuvuga ngo Imana idashoboye ahubwo kuntu Imana igukoresha rimwe na rimwe hari ukuntu numva njye bindenze ngumva ari ibintu biri kuzamuka mu mubiri wanjye ngumva nk'ukuntu Imana ibigukoresheje naragenda bimubwira ndamubwira ati rero itondere iki
itondera abantu muri kugendana kuko nudasara muri dote uzasara ku munsi w'ubukwe cyangwa kandi utamuzi nta nari muzi nta wigeze umubona ndamuzi si ntanazi ko afite ubukwe nimba yaragiye Gisenyi nimba yaragiye Kigali ntumbazi kuko njye nari mvuye nigire muri kariyeri nari mvuye mu modoka ndwana n'umutima nari mfite n'ibintu ndwana n'umutima ndagenda ngera ku bamotari urwareba ubu wanasohotse gare yego mba ndwareba amamota wasohotse gare mbwira Imana ati rero wa mana sanga ahagaze imbere y'imodoka arinjiramo kuko nta namenye imodoka ndamushakiramo Imana yari imaze kubikubwira mu modoka Imana ngiye yarabimbwiye ngisohoka imodoka ati inyereko uwo mukobwa ariko uvugira kuri telefone ndavuga ati ariye yananca n'amazi ndavuga ati ndiruhiye ndigendera Imana yambwiye ati ntabwo urarengaho barakwiba nutanumikira subira inyuma ndagenda ndamubwira ubwo ahita abwira umuntu ati ngupi ati buretse hari ibintu byihutirwa ndabimubwira ati dore nurane mukuru wanjye nuko ari gushira ibintu mu modoka tuvuye no kugura ibikoresho by'ubukwe mukuru waravuga ati kwa gatandatu ati mukozi w'Imana mu mwuka w'Imana kwa gatandatu azashaka baragutumiye nta nubwo ushaka kubimenya njyewe sibyo nari mbyitayeho njye natumitse ubutumwa bwabo kugira ngo batanavuga ati yenda nginda ngo fanta ariko bamenye naho ngize uti wese wikomereza ubundi wikomereza muri Burera nikomereza umurimo wanjye ndigendera apfa ko nari nsohoje ubutumwa niyo mpamvu ujya umbwira ati njye hari igihe Imana inkoresha nkagira ngo ngiye gupfa noneho vuga ngutyo nimve iyo nari ngiye muri kariyeri ninuzura umwuka ndi kuza abari kubona ndi gutitira urikutitira he gute mu Musanze abari kubona ndi kuzura umwuka bari gutekereza n'ukuri ngiki ariko nyine ndisengera Imana imbwira ibyirambira ngera muri gare ndi kwivuganira n'Imana ndinjira mu modoka ndigendera ngo iki ndigendera ngiye gukora Imana nta soni binteye nyine hari nk'umuntu ushaka kuba nk'abantu baba badafite kwizera kwinshi bashaka kumva akavuga ati ibi bintu biri magic ntago bibaho hari umuntu wamamagaye arangije ndamubwira ibyo ngo nayenze kari sikama mwana niko yiza kubwira ngo mbabarira n'Imana imbabarire wazi ko nisikama yambwira byatangiye gute uwo muntu nyine uwo muntu ashaka ngo menye ukuntu byatangiye kugira ngo uwo muntu atangiye ahita nakubwira ati niyenze kari sikama nyine yarampamagaye ndamubwira yari n'umupapa ndamubwira ukuntu yatandukanye n'umugore mubwira byose ejo avuga ngo ubagahe niko yese kubaza nkubagahe mbaga mu Rwanda ngo nayenze kari sikama ngo naguhamagaye ndi kukugerageza ngo kugwiki naguhamagaye ndi kukugerageza kugwiki ngo nayenze kari sikama ngo abari kambwira ngo naguhamagaye ngo nayenze kari sikama pe ariko mbabara tuzaturasengana ngo nshira no ku rubuga usengeraga ngo mushize ku rubuga ntabwo nari nakora ariko Yesu hari ukuntu Imana yikorera utuntu mbona ukuntu Imana yikorera utuntu twayo mani abantu tita ducangirwa rero hahandi wizeye k'ibintu biragenda gutya ntago ari Imana ibikora ngiye mu buzima ntago ushobora kumpamagara ngo mbite ngo tuvugana kano kanya iyi nimero manzoga nayireba nkayireba abati Imana umishe kuvuga kuri uyu muntu ngiyewe noneho baranamamagara ni benshi bakambwira waba ugiye kumbwira icyifuzo nkavuga atoya kamanze nakubwira numva najye kubyaho nyine urakimbwira byose Imana ni ibyo nurusha abana kuri wope ku bantu bagiye bakurikira ibiganiro bya mbere Julienne cyangwa se mama Oruga kanivuge mama Oruga kuko hari undi Julienne nigeze kugira tutagikorana hari undi Julienne nigeze kugira tutagikorana kavuge mama Oruga ubonye kuzanya nikoreshereza mama Oruga we nurusha abana ku bantu bakurikira ibiganiro bya mbere si ngombwa kumubwira icyifuzo cyawe ahubwo Imana asenga yiti mubwiye ati uyu muntu nubwo aguhamagaye iki kibazo nyamukuru ni iki ngiki ngo nubwo umuhamagaye nyamukuru ashaka gusengerwa ni iki ngiki ariko ngiye nyamukuru icyo ashaka kumukorana iki ako se wamugani mama Oru kubera ko umuntu aje nko gusengera inzu wenda Imana ikahita mubwira ati umva rero kangubwire ati nge ngo habihumbi 100 cyangwa se ngukuyeho urupfu nyine noneho hariho na wamamagaye mpita mubwira ibyo Imana imbwiye
aravuga ngo yango ntago ari byo nshaka rero nabati ntago ari byo ushaka ariko byo bikugezeho ntari kuko byari na bibi iby'Imana yari imurinze ngo yanga ariko ngo igikuru ngo ntago ari byo nshaka ndangije ndavuga icyo ushaka ntago ari cyo Imana ishaka nyine nje ni aho kantu njye nkunze kukavuga kenshi hano ariko niba nawe kadusema kubera iki ibyo bintu bikunda kuhaba ukajya gusenga usengera wenda ikibazo cyikira cy'umuturanyi wawe ti wenda muturanyi wanjye randembeje Imana agira icyo bikoraho wagere Imana ikahita ikubwira ati reka ntago ari cyo ngicyo nshaka kugukorera akahita kwibwira ikindi kintu gitandukanye n'iki Imana yo itandukanye n'abantu ari umwana w'umuntu yakubwira ati uwo muturanyi arapfa urumva yego uzi hari umuntu washaka gutanga ibyifuzo akajyana mu bahanuzi urumva ubusengero runaka bakamuhanura ati agiye gupfa cyangwa agiye gusara ari kwishima akabivuga akavuga ati nta musenge ategeye gusara ariko nyine icyo unyifuriza cyangwa icyo wifuriza David cyangwa icyo wifuriza undi Imana ni wowe igikubitaga kandi buriya yankubwire byo nibyo gusenga ati Imana uyu muntu ugira kumugeza namuhindure abantu bakahita bahanura atarapfuye yakuzengerezaga ati humura kandi abantu ntago bazi ko uwo muturanyi Imana yamuzanye ku mugambi wayo bazi ukureba kandi bani David ni mikoro yimfashe ya mbere ishuri nta kintu Imana itazana gatari ishuri ry'umuntu ishuri iyi mikoro ya mbere ishuri iyi myenda nambaye ya mbere ishuri urumva niyo kamera yawe yakubera ishuri cyane kandi nkiga nkafata ukiga ugafata mva muri gare nuko hari umugabo waga wicariye gutya yamunyuze arambyaga Imana iguha umugisha Yesu aguha umugisha urumva ariko n'umugabo uba wicaye mu kagare ariko jewe naravuze ati si wa Mana jewe na Nyabugogo nahanuriye abantu ngira ngo ati rero manzi ngiye no gusara ngo na Nyabugogo nahanuriye abantu da imanza ndabatima Imana nawe sinzi pe urumva none rero kubyira Imana nananiwe Imana irambya ngo ninanura kandi ni ikiza umuruho namya ati uyu muhinzi ananiwe cyangwa uyu mukozi wa leta ananiwe aragenda akaverisa iki ibitabo nawe uramverisa umwuka wawe uhumekeraho umverisa na mwuka wawe wanjye ubundi wizigumireho turanye umwuka kandi sose bwose urayindapfa nyine nayimuze ati nuverisa nutanga byose nimbitanga umwuka na mwuka wera ubundi wigumireho waguma hute nasigara he bati nzagukorera ariko n'umukozi mu kazi yananiwe bamuha ibice bita pansiyo sibwo Imana yayimpa we Imana yarambye ngo umurimo uracakomeje kandi umurimo ni mugari nk'ubu ukahita wigira Nyabugogo rwose ukihanurira ukagenda Imana ikambwira ati muhanurire nuramuhanurire Nyabugogo nangiza nkigirira ukigarukira Burera nyine nk'ubu akenshi mba nagiye i Kigali Imana intuma ku bantu kandi njye nta muntu nanga ngiye ko waba umeze kose njye niyo haba ari wa murwayi cyangwa wa wundi uri ku muhanda uri gusabiriza nta muntu nanga kujyanira ubutumwa kuko hari impamvu Imana ibimuvuzeho buri muntu wese kuba umuntu akiriho ari mu mugambi w'Imana buriya nituje tunatekereza nkanjye David mperutse kubura ababyeyi mu gihe kimwe kitageze ku mwaka mu mezi make rwose ababyeyi banjye bose ubwo nayo maze kuba imfubyi hajya buriya nanjye ni imfubyira ni imfubyi hose urumva nkibaza none ngiye ko nasigaye nkaba nkiriho buriya ni ukubera iki nawe tekereza kuba ukiharira mu mugambi w'Imana nyine urebye nk'abantu bagiye bagenda ubona ukabona urasigaye ubona ari nyine Imana ndavuga ngo ni se w'imfubyi urareka nkubwire aho papa wawe na mama wawe bataba Imana izahawe bifite impamvu yabyo buriya buri kintu cyose Imana igikora ifite impamvu yabyo
nk'abantu bashaka kwita bibaza ngo gutya buri kintu cyose Imana igikora ifite impamvu yacyo kandi nyamukuru aba ari impamvu nziza ku Imana igikoreye cyane. nk'ubu Julienne agize gutya akagira ikintu kimugeraho Imana ifite impamvu nuko yavuze ati mikrofone yamubera ishuri Imana ifite impamvu iyo shuri impamvu rije iyo narwajije umuntu ndamurwaza namwita ngo ni nka papa ndamurwaza arakira igihe agiye iwabo mu rugo turi hano nyuma y'iminsi mike ndumva ngo yongeye ararwara nyuma y'iminsi mike ndumva ngo yongeye yapfuye ariko nyine ibyo byose bibaho kubera iki kubera impamvu kubera impamvu nta nubwo ari na kera n'ejo bundi areka mu kwa kabiri k'uyu mwaka ejo bundi ariko Julie ngo hano sinzi mu cyumba cy'amasengesho cyangwa mu rusengero ngo hano umuntu y'umuhanure ngo visa ngo bari ikibazo umuturage nyine biterwa n'uburyo umuhanuriyemo iyo visa ngo yaje yabura ukamubwira ngo ibintu bya visa akubwira ati impanuro ibijumba hariho n'abantu babivuga ngo bizera mu bijumba ngo batiza ko izo visa kizabagenera ariko nta muntu Imana itanaha visa nta muntu Imana itaha visa hariho uhanura imodoka akubwira ati impanurire ihene ngo iyo umuhanura imodoka ngo wapi gufashwa birahanga ariko wamubwira ati Imana iguhaye ihene akagira amarere kandi ihene ari 40,000 ariko visa zamara igihe kirekire ubu usanga biterwa n'iki nyine cyane nk'igihe David biragoye kandi n'abantu benshi nabo baranabiza rega Imana ivuga ibintu mu magambo ukumva ko bitabaho ariko ikabishira mu bikorwa iyo ibivuga ari mu magambo ukumva ko bitanabaho ukavuga ati barambesha ariko ikabisoza mu bikorwa uziko twajyaga gusenga cyera nkiri umwana icyo bazi ni ukwirirwa bareneka ngo bazacura iki ariko sha twabonye umusaruro ni ukuri uwa mbere ese narashatse mfite umwana n'urugo ako kantu n'umwana ako kantu kaje byose mu buryo bukoroheye pe kaje mu buryo bukoroheye pe ngiye kubaza icya karege wabanza ukagitekereza ariko icyo ngicyo cyo ntabwo mbonye kandi ko gitekerezaho kandi ngera nkubwira nabwiye Imana uzantabarire aho bakwangiye aho baguciriye mu maso aho bavuze ko nta kintu uzapfa wigejejeho ari Imana izagutabarira ubu kana kanya Imana yanyemura ariko yagize utayisha abadayimoni 99 uvu kano hafi mu Kidaho ni he mu rugo wanyu ni no muri karitsiye hano gutya oya ira mu Kidaho mu Kidaho cya ruguru ririya ubwo ushatse mu gitondo ngenda ukabanza ugakwa mu miryo oya dara akagenda hari akagendo ariko uko biri kose ntabwo haburaga uwo kuba ari inkuru Imana akabati ukuntu bigenda n'Imana igiye gutabara ikuzaniraga nawe uzaba ari inkuru z'iby'Imana yakoze tuyari umuturanyi wawe n'ubundi mwahoze muturanye ruguririye umwese babiri batatu bari bakuzi bavuga ati uriya ni uwo kwirukanga mu masengesho ngari gusenga kareka ngo bazapfira mu butayu ari igihe mu butayu bigeze gushaka abantu nuko umuntu ahamagara mama ngo esiyeme aho si wa mukobwa wawe batemye ngo yadango ngo batemye ngo yavuye gusenga kare ubwo rero kandi abantu batazi ko bino bintu by'Imana bikora kandi bino bintu ngo ni ubusazi bakabyita nk'ubusazi bakavuga ati ibintu by'abarokore bizera abantu badukurikiye mumaze mutubwira abantu batazi ko bino bintu by'Imana bikora bino bintu by'Imana birakora cyane hari umugabo umwe nikunde witwa Sekazone wahita avuga ngo birakoraga ngo birakoraga njyewe bundi ahantu hose nsengeye no mu magurupe banyise birabaga Imana irabikoraga bikaba birabaga rwose irabikora ibintu by'Imana birakora cyane ku rwego rumva ku rwego Imana ikubwira ngo nzagutuza
urumva cyangwa kubya nzakuriza indege kumva ko ari amagambo ariko iby'Imana birabaga nkanya ni nk'umuntu uherutse kumbwira ati dore David duruhuye n'abazungu pese nk'ubuzi kubigenza bakubanye benshi dore batera ngunga fata abazungu bazaza ryarira bazaza iyo yabikubiye mu magambo ngo watanga ikiganiro kano bakumva ijwi rya David dushaka David wenyine kandi hari n'abantu bankurikira hano baba bankunda cyane nta bantu bakubwiye ngo dukunda David none sirakubwire ashobora kuza akunze David akaza akunze mama w'urugo cyangwa se akaza akunze wowe nanjye bikarangira agize ute agukunze ariko ni nako biba bimeze buriya abenshi ubundi rakamubwiye David bagakwiye kumboneraho umugisha kandi nanjye nagakwiye kukuboneraho nuko nk'ubu abenshi nka gutyo nzanye nk'umukozi w'Imana ubwa mbere abenshi bamwumva kubera ko yaganiriye nanjye sibyo batamuzi noneho bakamukunda urumva hari n'ujya kumva akabatekane uyu nguyu noneho ukuntu bimeze ariko atasanzwe agize ute anzi akagukunda yarangiza akavuga ati reka nkunda n'uyu muntu wamuganirije nuko nk'uko ibintu biba bimeze hari abazi bagukunze bakankunda nanjye aba bankunda babasanzwe bankurikira nawe bakagukunda rwose hanyuma tugiye kujya mu ijambo ry'Imana ariko ntago nagira kano kantu tutakavuze mbwirira abantu badukurikiye hano basigaye bumva ko ibintu by'Imana bidakora bavuga ngo ibya bintu by'abarokore ni ubusazi nk'amagambo nk'atatu bambwirira tugiye mu ijambo ry'Imana ubundi ijambo rya mbere nababwira nibongere bagaruka ku gicaniro bongere baze basenge bongere baze bagira ute basenge niba batarasenga ngo baze basenge ibya mbere nibabyiteho impamvu abantu bacitse intege David impamvu bacitse intege ni ukubera ikibazo ni twebwe ikibazo ni abahanuzi baba basengeye nabi ariko n'abantu nabo baragoranye n'abantu nyine nabo nabavugaho n'abantu nabo baragoranye yego urumva wikumva yuko urumva nkubwire aho kugira ngo njyewe ikintu uje kumvuga wakireka tukisenganira kandi tugakundana ariko ikintu mugaruka ku gicaniro ikindi cya kabiri ongera kwizera mu mutima wawe muri runo rugendo ikindi cya gatatu nutihangana ntabwo uzagira ute ntabwo uzagera ku bwami bw'ijuru nta nubwo uzasingira amasezerano kuko muri iyi nzira harimo kugeragezwa no kunanizanya nukuri ihangane wizere garuka ku gicaniro ariko kwihangana ngo nibyo byafashije nde ariko kwihangana gukora byose kwihangana sinzi ko n'abantu nababwira bantu mugire kwihangana kuko kwihangana ni intwaro ikomeye usibye no kuvuga ngo kwihangana mu bintu by'Imana no kwihangana mugenzi wawe ni intwaro ikomeye yo gutsinda umwanzi wawe yego kwihangana ni intwari ikomeye kugira ngo utsinde umwanzi wawe cyangwa utsinde ibikurwanya byose ikintu cyitwa kwihangana umuntu naza kugerageza muri urwo rugamba uzakoresha kamere ngo ugire ute ngo uvuge uzihangane uceceke ariko yabaga abantu njye igihe nigeze guhura mwaya minsi nigeze guhura n'ikibazo umujuti wanjye akamubwira ati David tuzabikora navuga ati ese ko kwihangana kwanjye kurangiye ko ngiye kumva ngiye gutirika nkavuga guceceka ndarambiwe kandi niba ncecetse abandi bo bari kuvuga bakomeje imirimo yabo none kuvuga ngo ibi bintu tuzabikemura ati ngiye kuvuga tu mwese rakamubye David nimba umuntu yabibye abantu 100 urumva niyo yaza kugusaba imbabazi usibye Imana yo yenyine usabaga imbabazi kongera ikaguha icizere mu bantu nta muntu wakugarura icizere mu bantu kuko ntiyasubira muri babandi yabwiye ngo ya David nari ndi kumubeshera Imana yo mwijuru nigira gute nikemuraga ibibazo cyangwa se yazafata uwo mutima wawe wabwibyo bintu n'ubwonko bwawe bwabitekerejeho abihinda kuzanira ibindi bishyashya ngo ambwira ngo ibyo nari ndi kuvuga ngo ntago ari byo ahindura uwo mutima kugira nazanga kuvuga ngo ibyo bintu byaha abantu tujye twitonda hanyuma muzi neza ko nkunda ijambo ry'Imana ndarikunda pe ijambo ry'Imana ndarikunda ngiye nkunda gukurikira ijambo ry'Imana hano kuri Gonareke Plus nabwiye ko tutazijya tubura ijambo ry'Imana ku bantu bankurikiye muzi neza ko ijambo ry'Imana cyo kintu cya mbere cy'ingenzi nyamara abantu bamwe musigiye mugenda mukayoboka ibintu bitameze neza ibintu byacitse byakaze byageze gutya kanaka yasambanye kanaka yagize utya ariko ibyo bintu
reka mbabwire ngo ibyo bintu ntago ari byiza bwo twumva ijambo ry'Imana cyane cyane ko nk'abakozi b'Imana bahuye n'ibibazo mukunda kubakurikira mwumva ibibazo byabo kugira ngo mwumve ko byafata intera ariko hari ijambo ry'Imana yavuze ntimwamwumva iyo bivuze ngo muri aka kanya tugiye kumva ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye ubuhanuzi nk'uko mama Olga yabitubwiye aratubwiye ati ubuhanuzi buzashira ariko ijambo ry'Imana ryo ntirizigira rirangira kandi hari igihe kizagera umuntu atungwe n'icyo yamenye cyambere ni ukwizera ukihana ugakurikira ijambo ry'Imana neza ko uraza kubohoka Julie Karame Mahoro ni karibu Karame ni karibu n'ijambo ry'Imana tugiye kwiga ijambo ry'Imana tugiye gusoma amagambo makeya niho ukunda kuvuga ngo wumve hajya wige turebe twumve kandi tunige turebe twumve kandi tunige reka tugire mu ijambo ry'Imana twagiye muri Daniyeli muri Daniyeli Daniyeli kangahe mama Uru Daniyeli 3 umurongo wa 31 Daniyeli 3 Daniyeli 3 umurongo wa 31 mufashe gusoma mfasha gusoma yewe umwami Nebukadinezari ndabandikiye bantu mwese bo mu moko yose y'indimi zitari zimwe bari mu isi yose amahoro agwire muri mwe niho nkomeze erega hoya nasimbutse nangiye kuri 33 nishime kwerura ibimenyetso bitangaza Imana isumba byose yankoreye erega ibimenyetso byayo ni byinshi ibitangaza byayo birakomeye ubwami bwayo nibwo bwami butazashira kandi ingoma yayo ihoraho uko ibihe bibaye ibindi dukomeze mbona birangiriye aha kuri 33 33 wahasomye haravuze ngo ngewe umwami Nebukadinezari yego ndabandikiye bantu mwese bo mu moko yose n'indimi zitari zimwe bari mu isi yose amahoro agwire muri mwe haleluya nanjye uhagaze hano nanjye wicaye hano mu Rwanda nanjye abari mu isi bose ndabandikiye cyangwa ndabasomeye butumwa bw'Imana nsize hehe ku mutima yego ngo amahoro nagwire agwire abe muri mwe byashoboka ko wabuze amahoro yego kubera bitameze neza byashoboka ko wabuze amahoro kubera uzi ko uri ingumba ni Imana ireba mu nda y'ingumba ikabonamo ishanga rikomeye ndagutangariza ngo wewe wikingiranyije mu nzu urukumva utavamo sohoka giye kukwereka kurapfa kandi utarapfa bibwire ngo wewe urukumbwira ngo ndapfa umubwire ngo hari umuremyi ushoboye byose ndabandikiye ngo amahoro abe muri mwe kuko ijambo ry'Imana niko riri kutubwira nishimiye kwerura haleluya nishimiye kwerura nishimiye kugutangariza nishimiye kuguha ubuhanuzi haleluya guko Imana igira ute kwerura ibimenyetso nibitangaza Imana isumba byose yankoreye haleluya nishimiye kwerura no kuvuga ibitangaza nibimenyetso by'Imana iri kunkoresha muri ino minsi kuko Imana wamwijuru iri gukora kandi gukora imva byeruye harangije aravuga ngo erega ibimenyetso byayo ni byinshi ibitangaza byayo birakomeye umwami
ubwami bwayo nibwo bwami butazashira kandi ingoma yayo izahoraho uko ibihe biha ibindi. Haleluya. Ubwami bw'Imana ntibuzashira. Amen. Abami barahinduka. Haleluya. Bagahinduranya abami bakava ku ngoma, ejo bagahindura minisitire wari uriho saba ari uriho, bagahindura umuperezida wari uriho saba ariho, ariko ubwami bw'Uwiteka Imana yo mu ijuru. Haleluya. Baravuga ngo amazina yose ku isabaho umuntu akitwa ukomeye, ariko nta muntu wiswe ukomeye nk'Imana. Nta muntu wiswe ukomeye nk'Uwiteka. Haleluya. Amazina barayahindura bakayahinduramo ibindi byose, bakavuga ngo ni visi perezida, yari perezida ariko tumugize visi perezida, ariko Imana ihora yitwa iki? Yitwa Imana, kuko ubwami bwayo ngo buzahoraho ibihe n'ibihe. Uko ibihe bigenda bisimburana, Imana izahora yitwa Imana. Niyo mpamvu ibimenyetso byayo bitangaje, niyo mpamvu gukora kwayo gutangaje. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo mbese ni ikihe kibumbano cyabwira uwakibumbye ngo dore wambumbye nabi, ongera umpindure, ongera ugaruke mu murimo, ongera ugaruke mu murimo aho Imana igushaka, kuko watatiriye igihango wibagiwe isezerano mwagiranye. Imana ibikurekaho gatoya, ariko ijambo riratubwiye ngo ikugarutseho kuruta bujya bwa mbere, kuko impamvu yakuretse izagusubiza imisozi yose y'Inyarurembo. Haleluya. Kandi izagira ute? Uzi ko Mefibosheti, haleluya, Mefibosheti uzi ko Shiba abamubwiye ngo mbese ngo nta muryango. Haleluya. Buriya kugira neza ni byiza, gukora imirimo ni byiza. David, buriya ushaka kano kanya ubu nicaye hano iwawe, mu gihe cyo wazaba warashaje cyangwa wazaba waratanze cyangwa utagihari, kibuka ko David yigeze kungirira neza, nanjye nkabaza ngo mbese ntawo mu muryango cyangwa kwa mama Oruga uhari ngo mugirire neza ko bwa mama Oruga. Yego. Mugirire neza ko bw'umukozi w'Imana. Yego. Ngo nuko ngarangije abango ntawe ngo kireka ngo cyokora ngo hari umwe ngo w'ikimuga. Haleluya. Utareba neza, ngo utareba neza, utagenda neza, ngaba kwa makiri ngihehe ngirodobari, ngo kandi ngo ni kure ngo nta nzira zibayo. Haleluya. Aho umuntu abonye nta nzira, Imana irazifite nyinshi. Arangije bavuga ni we nshaka. Barangije baramuzana. Haleluya. Bamujije kumuzana, none baravuga ngo reka bamushire hanze. Haleluya. Hari aho wasuzuguriwe, hari aho bashatse kuguheza hanze, ariko nkuzana ijambo rivuga ngo injira mu nzu. Nuko arababwira ngo mumuzane mu nzu. Haleluya. Arababwira ngo mugende mumwereka aho akarabira, kandi mumukarabye mumuha amazi ashushe, mumuhe bya byuma bicaragamo bagiye koga. Namara koga yicare ku meza y'umwana. Haleluya. Nabogira ubwo baravati wabana bagiye kunyisha kubera sogokuru Sauli. Haleluya. Arangije amubwira ngo guhera uyu munsi, guhera aka kanya, iyi tariki ya 20 elewa Jezidota yaga inakane, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo guhera nonaha uzajya urira ku meza y'umwami, kandi uzajya wambara imyenda y'ibwami, kandi nzagusubiza imisozi yose y'Inyarurembo. Haleluya. Ya so Yonatani. Haleluya. Mwige kugira neza, mwige kongera gukorera Imana, mwige kongera kwibuka amasezerano, haleluya. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo komeza ico ufite. Yego. Hatagira ukwambura iki? Ikamba ryawe. Haleluya. Hari ibishaka kukwambura akazi kufite, hari ibishaka kukwambura ubuzima, hari ibishaka kukwambura imibereho. David, hari ibishaka kukwambura ikamera kugira ngo utayicaraho, ariko komeza ico ufite. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo hatagira utwara. Haleluya. Hatagira utwara ikamba ryawe. Haleluya. Komeza ico ufite. David, komeza mikoro yawe. Yego. Haleluya. Yikomeze hatagira ukwambura ikamba ryawe. We ntuza we komeza akazi kawe. Haleluya. Komeza urugo rwawe, kuko hari kuruhengeza kugira ngo nuruvama rwinjiremo. Haleluya. Komeza kwizera kwawe.
hatagira kwambura ikamba ryawe. Niko ijambo ritubwiye. Komeza ico ufite. Hari ushaka kugira ngo n'icyo gikapu uhetse we ntugiheke. Komeza ico ufite hatagira kwambura ikamba ryawe. Amen. Haleluya. Komeza ico ufite. Haleluya. Kandi aho nguye David ushobora gusenga ukabati ukabona nko muri kuri YouTube akabati reka muhamagara ansengere. Nubwo waba utazi gusenga ariko ngo cyagi ngo umurimbuzanyura mu murwa. Ngo n'abanyegiputa biganye Bisiraheli gusiga amaraso ku nkomangizo barakize. Rwiganiro rurakiza. Haleluya. Nawe bino bintu ongera ubize muvuga ati reka ngerageza amahirwe. Reka nongere nsenge. Haleluya. Nawe senga wongera usenge tegereza gusa isaha y'Imana ntiyivuguruza kandi nta nubwo izagukoza isoni. Amen. Haleluya. Amahirwe ya mbere yagucitse aya kabiri yagucika Uwiteka arambwiye ngakira amahirwe ya gatatu. Kuko ari Imana ishoboye byose iyera yo mu ijuru yongeye gukora yongeye kwibutsa. Haleluya. Yongeye kwibutsa abamarayika cokora nonaha yirihagurukiye. Haleluya. Yo yihagurukije umugisha wawe kandi Imana yagukunda kandi Imana wikwigirira nabi ni Imana ibohora akira kubohorwa n'Imana kandi akira gusitswa n'Uwiteka mu izina rya Yesu. Amen. Yego turagushimiye umukozi w'Imana Mama Olga uvuze ijambo ryiza. ngo Mose baramubwiye ngo bwira Abayisiraheli ngo bakomeze bagende. Bakomeze bagende. Komeza ugende. Komeza kandi nturebe inyuma reba imbere. Nturebe inyuma rwose. Sinzi ngo niba ari Sodomu na Gomora bagiye kwarimba ngo niba ari Mukande ngo yarebye inyuma ngarakona. Mukaroti. Yarebye inyuma. Yibutse bya bindi. Yibuka bya bindi yararimo. Turavuga ati ndikomereje. Kandi noneho hari ahantu ugera umwana ntabakibwiye kumva akicyumva nyina. Nyina ahantu ugera umwana nabagitakira nyina ntabakire gutyo. Buri wese akamenya ibye. Tukazonga tugahurira he imbere. Ariko ahantu twaturi guca nta oya ntibindeba. Kuko Loti nawe yaza ko ngakureba inyuma kareba umugore asize inyuma nawe hindutse nyine. Yabati sigana ibyawe nge sindebye inyuma. N'abana banze kureba mama wabo. Umwanzuro. Ati nafara ahantu tugera bikaba ngombwa ko ufata umwanzuro. Na wawe kintu cyakindi wakunda bavati nagukunda ariko hari ikintu mbona ngahita mvuga ati Mana we nongeye kurusha kugutinya. Tuba muri iyi si. Banga nka Mama Olga umubwiye ati siga umugabo wawe muri iyi si. Nakubwiye ati reka ndahagwa. Ariko tugeze mu by'Imana. Avuga ati rero menya ibyawe menya ibyanjye. Ariko tugeze mu bino by'isi mwakundana n'iki. Ariko bigeze mu gakiza. Mvuga ati rero menya ibyawe menya ibyanjye. Kandi ari umugabo yasezeranyije ati nzagukunda kugeza ku rupfu. Yego. Umuririmbyi yaravuze Nowa ngo Nowa ko wubaki inguge sinzi n'ijwi ryawe sinzi ukuntu ryabaye. Ngo Nowa ko wubaka inguge urakora iby'ubupfapfa rwose dore utuye imusozi kandi nta mazi abayo ibyo ukora biradutangaza Uwiteka niwe wabimbwiye. Haleluya. Komeza wibere nka Nowa. Ibariza inkuge wibere nka Nowa. Ibere nkande nka Nowa. Nowa yarayibajije baravuga ngo kuko utuye umusozi kuba Imana kubyiye ati bazi inkuge Musanze. Baguseka. Niwe abonye mfashe igikapu no kundeba. Ni babandi biruka bari kuzera mu bahanuzi. Mbere bajyaga babivuga ariko ubu ngubu basigaye bazama amavuta yacu basigaye bamwe ati no bimeze bite. Nyine mbere ugitangira nk'abantu murimo w'Imana nuko wenda mutabyumva ariko bitangira umuntu bigize ute bitangira kandi none nawe bitagaragara bidafite ishusho ariko Imana ikabiha ishusho. Nawe wanareba ukabona kuko biragize ute biragoye. Wenda urugero kanguruye akantu kamwe nkavuga ati Imana warakoze kugira. Hari ukuntu nigeze gukora ikiganiro nkorana n'umuhanuzi uri mu mwuka wera. Pe uri mu Imana neza pe nta kintu umushinja. Turakorana ndamwishimira namaze kumwishima nambwe ati cyagiye cyo gutanga nimero ati tanga nimero yawe umuntu zifuza gusengana nawe azakubone byoroshye. Mbaza ngo atanze nimero ikiganiro twagiranye kirebwa n'abantu bangaye. Kirebwa n'abantu 10. Nabwo abantu 10 nkababara ndi kubabona. Ngabona harimo ngewe wakirebye nawe hari nundi nagihaye mbara abantu 10 ndababona abantu bakirebye.
nawe navuga ati ese iriya nimero natanze ko natanze iriya nimero kugira ngo azafashe abantu kubera iki yahagiye kumva ni ikibazo ariko mushima Imana ko Imana yampaye abantu mwe munkurikira ndabashimiye ariko byaganuza ni wabwiraga nk'umuhanuzi utari mu mwuka w'Imana kabwira ati ko nshaka ko tuzaganira ko utabizi akatabwe gukurikirwa na bangahe ubwo tuje ku mubare w'abankurikira cyangwa uje ku mubare w'Imana iri buze gukoresha iby'Imana iri gukoresha yego yarangiza ngo ngo hora cyari hasi ngo ngengwana n'abantu bari hejuru akahita mwiraguri dushimiye abantu mudukurikirana mugakanda subscribe namaze kuyimenya kumva sinazi kubivuga na share na comment na like uri umusirimu pe nkurikije n'ukuntu wambaye umusirimu pe Imana igira ute ibaha umugisha kandi mukomeze kudukurikirana tuzi ko tuzi neza twebwe tuzababera bumugisha ntago tuzababera bumuvumo kandi ntago tuzababera nk'abandi bose muzi yego urugendo rwari rwoye ariko rugeze ni heza hanyuma tugeze muri kakanya kisheza ko kumva nimero y'umukozi w'Imana ko umuntu wifuza gusengana nawe nkuko narembe yabwiye ati mbere nayitanga nkabura umuntu uhamagara ariko yari iby'Imana yakoze impuza n'abakozi b'Imana bari mu mwuka wa kuburyo abantu baje bakabakunda no mpamvu nanjye nsigaye mvuga ati aka kanya ntago ngomba kugatakaza ngo mvugene natanze nimero ye kuko mbanzi ko babakunda kuko n'umuntu mbanzi ko muri buze ko bakenera ariko mbere nayitanga nkabura umuntu uhamagara ariko ubu ngubu abantu barahamagara bivuze ngo hari ikindi kire Imana yadushizemo rero ngeze muri kakanya keza ko mukunda kumva nimero y'umukozi w'Imana reka nsabe mu maruga yitubwire ku muntu wifuza gusengana nawe ku muntu wifuza kuganira nawe azamubone byoroshye ni karibu na nimero mama Urga nimero yanjye ni 078 08 96019 niyo ngiyi wahamagara mama Urga mukaganira cyangwa se mugasengana mama Urga karame reka tugusabe udushyira imbere y'Imana nanjye ndimo ku bantu bafite ibyifuzo kuko nanjye ari icyifuzo ndi gusengera ko nshaka ko Imana igikora vuba kandi nge ndizeye icyo cyifuzo ndi gusengera rero dushyira imbere y'Imana hamwe n'abandi bose bafite ibyifuzo bafite uburwayi bafite inyatsi bumva ubuzima bwabo bwarangiye dushyira imbere y'Imana Imana igira ikintu yabikoraho ni karibu imbere ya ntebe nzahagararayo nzaba njyanye iminyago nyishikirize Yesu Mana data wa twese Mana murengezi wacu izina ryawe nirishimwe ubere mwiza bagutegereje bose mwisi no mwijuru Imana dupfukamisha amavi y'umutima n'ay'umubiri turasenze kuko uri Uwiteka hari byinshi byananiranye hari byinshi byanze gukoreka hari byinshi hari imigisha ya benshi yanze Kristo yazikamye ariko uri Imana igirohamura kandi muri bya tubyanga imbere yawe tuzahagararayo tuzaba tuzanye iminyago kwetse n'ukuri Kristo barareba kino kiganiro baba iminyago yawe kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose n'ukuri basubize abafite agahinda abafite amarira abafite ibyifuzo bitandukanye reka ukore ku mbarutso zabo kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose uri Imana igimanura amafishi y'ubutabazi reka umanura n'ukuri ele watayazini vokide tutayinigerereje ene modrai ndasenze kugira ngo imbaraga zawe zibagote ugoteshe Kristo umuriro wawe kumanywa babera inkingi y'igicu nijoro babera inkingi y'umuriro kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose mu gitondo kumanywa na nijoro uko ibihe bisimburana babera umurinzi mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen